turabifuriza ibihe byiza abakunzi babiza TV Rwanda, turabifuriza ikaze ku biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi. Ibiganiro kandi biba birimo amakuru atandukanye, ibiganiro kandi birimo amakuru y'ubuzima, amateka y'isi cyangwa se ibyaranze muri rusange, biri muri politike n'ubuzima bw'isi. Byose tuba tugerageza kugira ngo tubiguhe kugira ngo umenye ikiba kigezweho muri iyi si ya none. Rero ikibabaje ku isi ya none n'ubuzima bw'isi ni inkongi benshi bari kwita ko ari igihano cy'Uwiteka, abandi bati ni ibihano Uwimana yahaye kariya gace cyangwa se iriya ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubyumva nta kindi ni umuriro ukomeje kwaka ugaca ibintu muri rusange. Ibi rero kubyumva abenshi babyumva ko ari inkuru isanzwe, ariko Abanyamerika ndetse n'abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ibi ari ukuri, atari inkuru yo mu gitabo cyangwa se atari inkuru isomerwa abana. Abandi kandi bashinzwe ibya hafi mu bushakashatsi bujyanye n'iby'imiriro cyangwa se n'amashanyarazi bagaragaza buryo ki uyu muriro udasanzwe kuko uri ku kigero kiri hejuru cyane. Benshi batuye umuriro ntabwo wari wigeze ubaho mu myaka ya vuba cyangwa se hano ku isi y'abazima. Abandi nabo bakomeza kugenda bagaragaza ubutumwa ko iki ngiki niyo cyaba atari igihano cy'Uwiteka, ahubwo ari isomo rikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaperezida batandukanye bose bari kureba izi nkuru, abandi kandi n'abavuga ku bitangazamakuru bitandukanye bari kureba izi nkuru. Ababyeyi bose barimo bararira kubera kubura abana babo, abandi nabo bari kurera kubera kubura ibikoresho byabo. Ejo bundi mwumvise uburyo ki amazu yagiye ashya, inzu z'abakristo zimwe na zimwe zigasigara zihagaze ntizishye. Abandi bati ibikoresho byacu byahiye, amazu yacu yahiye, ariko ishusho ya Bikira Mariya yagumye ihagaze ntigeze ishya. Ibyo ni ibintu bikomeje kuba bivugishwa abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, yaba abihaye Imana ndetse n'abatari n'abasanzwe ari abakristo basanzwe muri rusange. Nitwa Eric Nshimiyimana. Los Angeles igiye kurimbuka, ese koko ni igihano cy'Imana? Ni inyandiko ziri kugenda zivugwa n'ibitangazamakuru kugenda byandika iyo titre. Ese koko kurimbuka kwa Los Angeles kuzabaho? Ese igihombo kuko Amerika izaterwa no kubura Los Angeles kizagarurwa ryari? Ese bizagenda gute? Nubyumva ukore subscribe cyangwa se ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho na documentaire zacu umunsi ku munsi. Wari mu Rwanda mu ntara zigize kuri enye n'umujyi wa Kigali, muhaye ikaze. Mutuye tugeze kuri 30 mwese mbifurije ishya n'ihirwe. Namwe kandi mu gihugu cy'u Burundi, za Ngozi, Cibitoke, mwese ndabakunda cyane. Abari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Sudani n'abandi, Central Africa, Afrika y'Epfo ndetse n'Iburengerazuba na Afrika yo hagati, ikaze. Kandi mudutere inkunga muri Kota Masimbi. Nizera ko mumeze neza kandi ibiganiro byacu bikurikira kugira mwumve akantu kandi umunota ku munota, isogonda ku isogonda wumve kandi ube umwaye ikaze umuryango mugari ukuriye Biza TV Rwanda. Nibura abantu bagera kuri 16 barenga bose bamaze gupfa. Icyo ni ikinyamakuru kuri bwiza.com. Naho ikindi kinyamakuru Forbes Magazine nacyo kigaragaza uburyo ki abarenga 20 nabo bamaze gusiga ubuzima. Ni byinshi cyane bikomeje kuvugwa kuri iyi nkongi y'umuriro yafashe intara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bose rero bamaze kubura ubuzima, bari kubura ubuzima kubera iyi nkongi y'umuriro. Iki kandi ni igihano gikomeye cyane kiri guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko benshi mu birebera hasi bati iki gihano biragoye ko wazabona ikiziguzi cyazagura ibyo watakaje muri uyu muriro. Ibi kandi iyi nkongi ikomeje kuba yibasiye umujyi wa Los Angeles, zikomeye cyane kunanirana guhagarika uyu muriro. Kuhagarika biragoye kuko indege za drone zirimo zirakoreshwa, indege za rutura, za helicopter n'izindi zirakoreshwa, intwaro zikomeye zishobora kuba zakoresha umuyaga ndetse n'imyuka izimya umuriro irakomeza. Ikiri guteye umuriro rero kuba wagorana kuhagarika nuko uyu muriro urimo umuyaga mwinshi. Muri make aho ushira kuzimya uratambuka no kujya imbere ugasanga umuriro ugiye kuhagaruka. Indege zikoresha ibyotsi bikomeye cyane kugira ngo zimye umuriro, hamwe n'ibintu bisa naho bitukura by'ibizi cyangwa se by'ibifluid biri kuva mu kirere, indege ziri gusuka kugira ngo byibura aho umuriro wagera ntuze kuhagera. Ibyo bizi bari kuba bavanzemo umunyu utandukanye, harimo amazi ndetse n'ibindi bita ibinyabutabire bitandukanye biri kugenda bigakora produit chimique. Then izo produit chimique akaruzize kuba bazisuka imbere y'ahantu ku buryo umuriro nuhagera urahitana utahatwitse. Ese koko
Iki ni igihano cy'Imana nyuma y'uko mu bihembo biherutse bya Golden Globe umwaka wa 2025 bayubahutse ku mugaragaro iyi Mana bakaba bayishyira ku karubanda. Ese koko Imana hiri irumva? Abakunda gusenga ndetse n'abakunda kuyambaza bati Imana irumva. Waba uri mu mwobo irakumva, waba uri mu mazi irakumva, uri mu misozi hose irakumva. Niyo wayibwira nabi cyangwa se ukayituka kuko ariyo rurema, ari rurema bintu, irakumva kandi ifite ubushobozi kuba yaguha igihano utakira. Mu nyandiko kandi zagiye zitandukanya zivugwa mu iyobokamana zigaragaza uburyo ki ijambo ry'Imana rivuga ko Uwiteka atazongera kurimbuza ikiremwa muntu cyangwa se imperuka y'amazi. Oya, murabyibuka kwa Nowa, benshi umwuzure ni wagiye ubatwara ariko we aza kurokoka n'umuryango we. Abataramwumviye nabo bagendeye muri uwo mwuzure. Mu rindi jambo kandi ravuga riti n'ubundi sinzongera kurimbuza ikiremwa muntu amazi cyangwa se imperuka y'isi n'umuriro. Na n'ubu kandi abihaye Imana bakunda gukoresha icyo bita amazi n'umuriro. Iyo bari kukubatiza urabatizwa mu mazi nyuma ariko ukazahabwa n'umuriro, ikimenyetso kigaragaza uburyo ki abazasigara ku isi n'ubundi imperuka y'isi izagaragara mu muriro. Nibyo bikugenda bigaragara ati se uyu muriro koko wari wamuriro utazima? Ese niho umuriro utazima utangiriye wadukira mu buryo kugira ngo uzagire no ku isi n'ahandi muri rusange? Ese koko cyaba ari ikimenyetso cyane mu kigaragaza uburyo ki Uwiteka Imana izarimbuza cyangwa se izakuriraho abayigomeye bagakora ibyaha bitandukanye bagahanwa bakajya mu muriro utazima ngayo nguko. Kuri uyu rero wa gatandatu ku itariki ya 11 Mutarama umwaka wa 2025 abantu barenga 1,530,000 bose basabwe kwimuka mu karere ka Los Angeles. Abandi bagera kuri 1,360,000 baraburirwa kugira ngo uyu muriro nubagereho bazabe bamaze kwitegura guhunga. Ibikorwa remezo bigera ku 1,200,000 byose bimaze kuba byatikirira muri ibi bikorwa biri gukorwa n'uyu muriro. Byose kandi n'ibindi bisaga ibihumbi 12,000 byashenywe n'umuriro uyu utazima. N'umuriro kandi ukomeza kugenda waka usatiraho abantu bari usatira ibikorwa remezo biri. Aha iyo abayobozi bavuga ibikorwa remezo bisobanura ingo, inyubako, inzu zimukanwa ndetse n'imodoka muri rusange. Ubwo n'ibinyabiziga, amamoto, amabisi, amadrone n'ibindi bitandukanye aho babiparitse ku buryo ki umuriro iyo hageze urabitwika. Nibyo bikorwa remezo ubuyobozi kugaragaza. Abashinzwe kuzimya uyu muriro kandi bagaragariza neza uburyo ki uyu muriro ushobora kuzimya ariko bikagenda byanga. Baragerageza guhangana n'izindi nkongi z'umuriro zigera kuri 2 mu mujyi wa kabiri munini cyane mu gihugu. Abantu kandi bari gusaba Imana kugwisha imvura ikabatabara ariko nta gisubizo cyo kugenda babona. Akenshi iyo hangaha habaye inkongi y'umuriro nk'izi ngizi icyo bitabaza n'amazi akonje. Nushaka ufate barafu wishyuhishe ayo mazi uzuyasuka ahantu umuriro kuva byibura barebe ko inkongi yaboneka ikavaho burundu ariko bikugenda byanga. Igisubizo cyabuze. Imbwa zo gushakisha hamwe n'abakozi bashakisha barimo gushakisha mu matongo y'umuriro wa mbere uteye ubwoba babonye mu mateka y'umujyi hariya muri Los Angeles. Ibyo uko bari kubyumva, izo mbwa zikoreshwa mu gushakisha no kugenda bazimya hirya no hino hatandukanye biri kugorana cyane kuko n'imwe iri kugeramo ikaba yahasiga ubuzima. Ndetse n'abandi kandi bazimya inkongi z'umuriro nabo bari kuhagera ugasanga birwanye kuba bakinjiramo. Muri make za modoka za rutura zishinzwe kuzimya umuriro ziri kunanirwa aho imbaraga z'umuntu n'ubundi ziri kugenda zinanirwa. Abaturage kandi basabwe kwirinda amazi ku nkombe z'inyanja kubera umwanda uturuka mu muriro uri kugenda wiruha mu nyanja. Umuriro kandi mwinshi cyane muri Palisade ubu umaze kugongora cyangwa se kungora hegitari nyinshi cyane ku buryo izi hegitari zimaze gukongoka cyane zirenga hafi 20,000. Nubwo kandi abashinzwe kuzimya umuriro bateye intambwe yohereje cyane ku buryo kibyibura uyu muco wo kwazimya, ariko n'ubundi bikomeje kwanga kuko kuzima biragorana cyane.
abangaba bari guhunga, abandi bakirukanka, abandi bagakinga amazu ngo byibura uriya mwuka uri guturuka aho inzu ziri guturuka zishya utinjira mu mazu yabo, ariko biri kwanga bikaba iby'ubusa. Inkongi y'umuriro iragenda yerekeza iburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isatira kandi agace kihariye ka Berntold. Harimo kandi ikigo cya Getty Center, inzu ndangamurage y'ubuhanzi izwi cyane ku isi ubu yimuwe kuko ibiri kwikorerwamo birakomeye cyane. Bati iyi nzu ihiye isi yose yabihombye byinshi ndetse na Amerika muri rusange. Abanyeshuri kandi bari muri kaminuza ya California iri hafi ya Los Angeles bategereje amakuru agezweho y'abayobozi babahereza buryo ki bakimuka cyangwa se bakabasohoka mu bigo bitandukanye. Ibi byamaze kuba. Ese koko iki ni igihano cy'Imana? Ni ikibazo wibaza, nanjye ndi kukibaza, ariko reka tumwe tuganire turaza kubona igisubizo. Muri Golden Globe Award ku itariki ya 6 Mutarama mwaka 2025, Nikki Galaseri yahagaze kuri stage cyangwa se kuri stage imbere ya televiziyo akurikiranwa na miliyoni z'abantu asebya Imana. Uko gusebya Imana ni kimwe mu bimwe byatumye bishoboka baba bagaragaza ko byarakaje Uwiteka Imana nyakurema rurema bintu, mwimanyi Imana irema byose. Galasa yazanye uburyo Imana umuremyi w'isi n'ijuru yagize zeru cyane, mbese itavuzwe mbere yo kuvuga ngo nyamara umuhotozi mugenzi we Mario Lopez wakiriye iyi message ntabwo yigeze ayakira. Access Hollywood we yavuzwe mu ijambo ryo kwakira, yongeyeho ko ibyo bitantangaje mu mijyi utagira Imana. Ati ntago bitantangaje cyangwa se bitangaje mu mijyi utagira Imana muri rusange. Amagambo ya Galasa yerekana ko Hollywood n'inganda z'imyidagaduro zirwanya cyane cyane indangagaciro za gikristo muri rusange. Mbese imyitwarire yawe kuri umukristo ntacyo yabwiye. Waba usenga 3 ku munsi, waba usenga 2 ku munsi cyangwa se ugasenga 5 ku munsi, ntacyo yabwiye. Nubwo kandi bimeze gutyo, muri business y'imyidagaduro abastari bamwe na bamwe banyuzamo bagashimira Imana mu birori byo gutanga ibihembo bitandukanye, harimo na Golden Globes. Ibi ni ibihembo bigenda bihabwa abahanzi batandukanye muri rusange. Mu bantu barenga bagera ku bihumbi 80 bavanywe mu byabo harimo ibyamamare bitandukanye. Benshi muri bo kandi bakaba ari bamaze imyaka 50 batuye muri ako gace ka Los Angeles. Abarimo nka Leighton Meester na Adam Brody, Anna Faris, Paris Hilton, Brianne Greenberg na Jamie Changa, Mil Taylor na Kelly Taylor, Anthony Hawkins, Ricky Lake, Carly Elwes, Cameron Matheson, Spencer Pratt and Heidi Motange ndetse na nyina wa Beyonce muri rusange. Tina Knowles babuze amazu yabo kuko bari kuyoberwa aho bataha, kuko amazu yabo ntabwo bari kuyabona. Muri make uri kugira mu mujyi, niba rusanzwe uzi inzu ya kuri mu birometero nk'icumi utaha ugerayo, inzu ugasanga iriho. Abandi kenshi barimo batandukanye, benshi barimo nka Mario Lopez, Maury Smith, Kid Cudi na Bebe Rexha bavuze ko bimutse mu gihe umuriro ukomeje ukwirakwira hirya no hino ukagenda utwika ibikoresho bitandukanye n'ibikorwa remezo. Mario Lopez kandi wagarutsweho muri Golden Globe Award, uyu nawe yagiye agaragara ku nyubako zitandukanye agaragaza buryo ki izo nyubako biri kugenda zishya muri rusange. Zituviye kandi kuri iyi nkongi rero ishobora kurimbura Los Angeles yose muri rusange. Muri make cyaba ari igitekerezo gisa naho ari irimbuka rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko uyu mujyi ni umujyi ugaragaza nk'aho ufite ibikorwa remezo bitandukanye kandi bibyarira inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Bagalati kandi umutwe wa 6 urebeye ku murongo wa 7 haranditse ngo
ntibazagushuke, Imana ntinegurizwa izuru, kuko umuntu wese icyo abiba nicyo azasarura. Ni Abanyagalati umutwe wa 6 ku murongo wa 7 ngo ntibazagushuke, Imana ntinegurizwa izuru, kuko umuntu wese icyo abiba nicyo azasarura. Abari aho kandi muri ibyo birori barasetse cyane, igihugu giteze amatwi, ariko Imana ni ikinishwa muri rusange. Uko bigenda bigaragara mu bitekerezo bitandukanye, abagenda bandika ku mbuga nkoranyambaga yaba za X cyangwa se Twitter, Facebook, Instagram, TikTok n'izindi, bari kugenda bagaragaza buryo ki iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu gahinda gakomeye cyane. Abaperezida batandukanye barimo barabitekereza, ariko na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo aratangaza birenze kuri iyi nkongi. Naho kitaba igihano, ariko abantu barakabije gukinisha Imana pe. Benshi nubwo bameze nk'aho ari abakristo, nabo barwanya Imana. Ibaze nk'umuntu uvuga ngo Imana iravuze kandi abihimbye. Uyu nawe ni ukugayisha Imana, bivuze ko ari umukozi mwiza wa Satani. Umuntu utesha agaciro Imana umuremyi ntazabira cyangwa se ntagazigera abura kubona igihano cy'Uwiteka. Ntazabira kandi kubona ingaruka zabyo bitewe no kuba yakinisha imbaraga z'Uwiteka. Bareke bumve uwo mwotsi uko uryana, umuriro nyawo kandi uzakurikiraho, ubwo bazahanirwa ubutinganyi. Semuhungu rucitse yambutse, ariko nawe arukiwe nuko ari mu Rwanda, igihugu cyiza cyane, naho ubundi yari guhiramo. Ibi ni bigaragaza ku bitangazamakuru bagenda bandika, abandi bati iki ni igihano gikomeye cyane cy'Uwiteka. Uyu nawe yaje yitwa Bienveni, yaje arandika ati ibingibi kugenda biba ku mbuga nkoranyambaga tureba uko bari kubivuga, nyamaza ibi ni bito cyane ujyanye n'imbaraga z'Uwiteka. Ngayo nguko ibikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abenshi barahangayitse, abandi ntibari gusubira mu mashuri yabo, ibikorwa remezo biri kwatikirira, insengero zimwe zafunze kubera uyu muriro, za kiliziya nazo zirafunze kubera uyu muriro. Abandi abaturage barimo barahunga, bari kuva mu byabo, abatajyaho baba kandi biberaga mu muhanda nabo bari kurira ayo kwarika. Abamama bari kurira, abapapa nabo bari kurira kubera abana babo. Nitwa Eric Nshimiyimana, nayo ndi Nteguza, naho utaha.